Natangiye wa mbere secondaire urumva umwaka nawumaze nyine ndwaye meze nabi cyane ababyeyi bambaye hafi cyane ku buryo nyine mpora mbibashimira mpora mbasaba Imana nyine ngo ibandinde kuko n'abantu bitanze cyane mu kwiga kwanjye Mugana kuri Imana ibaho umugisha nanjye mbasabira umugisha ndabizi kurwaza umwana biragora kuko uri kumwe n'umuntu akarwara umwaka wose umwana wawe nawe ubwe aba ariho atariho mu by'ukuri ubwo burwayi bwamufatanyije cyane aba yumva umusonga mwinshi Imana ijye ibamera umugisha inabandindire kuko kabisa yego ibibazo nanemerewe birashize Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Muco TV official nyuma y'igihe kirekire tutabonana ariko ubu nagarutse nifuriza n'abantu batameze neza ngo Imana ibahe kumera neza abarwayi bari mu bitaro Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa araza kubibwira murakoze cyane. Muco TV official uratangira wibwira abadukurikira. Yego. Murakoze cyane amazina yanjye bwite ni Umutoni Flavie. Ndi umubyeyi ndubatse ndi umumama w'abana babiri n'umutwaro Ufite abana babiri cyane ko wagira ngo uracyari inkumi urabona ndi inkumi noneho yego aya pe yewe kuri enye z'ukwa gatandatu nzaba nujuje imyaka 4 urumva ko rero mazemo iminsi uratubwiye ngo umugore ese kuri wowe kubaka bisobanuye iki nk'umugore kubaka urugo ubundi urugo ni ubuzima urugo rufata mu bintu bibiri urugo ni ubuzima kandi urugo ni ishuri nuko nagusobanurira urugo ni ubuzima nyine ubuzima kugira ngo umuntu abe afite ubuzima hari ibintu byinshi bisabwa harimo kuba waba uri muzima nyine uhumeka harimo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye urugo nyine ni ubuzima ubamo bwa buri munsi ariko ukaba n'ishuri kubera ko umuntu ahora yiga urugo ni uko ngenda dufata nk'ubuzima kandi ikindi nkarufata n'ishuri ko umuntu ahora yiga umva ndakubwiza uko rero ni ishuri pe n'abantu tutarashaka tubifata ko urugo ari ubuzima urugo nyine ngiye ku giti cyanjye ko nabisobanura dufata nk'ubuzima yego kubera ko ugira umukobwa n'undi ufite ubuzima ugiye mu bundi buzima urugo rero ngenda dufata nk'ubuzima nyine ni nk'indi part bitangiye hanyuma rero nkabifata n'ishuri kubera ko umuntu umwe bigiye kubana naguma muziranye kandi ibyo bintu nibwo bwa mbere ugiye kubicamo ubwo ugiye guca muri ibyo bintu kuva waho nyine nibwo ugiye kubana n'undi muntu mu nzu muri babiri hakazamo abana hakazamo n'abandi bantu bo ku ruhande rero niyo mpamvu mvuga ko urugo ari ubuzima kandi ikindi nkavuga ko urugo ari ishuri uba ugiye kwiga ariko ntabwo ari amasomo mabi ni ishuri nyine ni ukwiga ubwo ni izihe nama wagira abakobwa cyangwa abasore batinya gushaka abantu mutinya gushaka rero mwihangane kubivuga gutyo umuntu agira impamvu nyinshi zituma umuntu yatinya gushaka abantu benshi usanga baba bafite impamvu zigiye zitandukanye hari umuntu utinya gushaka kubera ko avuga ngo impamvu ni gutinya gushaka wenda se ibyo nihaye kugera hose ndabigeraho umusore ashobora kuvuga ngomba kuba mfite akazi akakabona ngomba kubaka inzu akayubaka babizi biba binagoye inzu yazamo ngomba no gushaka imodoka abantu batinya gushaka ntekereza ko ni ubwoba bw'ubusa kuko ubundi kugira ngo ushake ni ukuba wowe mu mutwe wumva kuri ready ukavuga nditeguye ngomba gushaka nicyo kintu cyonyine bigusaba rero abantu batinya gushaka baba bafite impamvu zigiye zitandukanye hari n'abantu batinya gushaka kubera ko baba barakuze iwabo mu rugo amakimbirane batameranye neza papa na mama batumvikana cyangwa se wenda bafite nk'abaturanyi ukabona ntabwo bimeze neza cyangwa muri akaba yumva nyine kuba yashaka atari ibintu bye akavuga ngiye nakuvanga gushaka nk'urugero n'umukobwa ukavuga sinkwiye gushaka nzashaka nshugurika akana ubundi nkarere nimerere gutya n'injye nyenera umugabo ndiho ukuntu bigenza ariko sinzashaka ariko ntabwo navuga ko ari ikintu kigikiye pe numva ni ubwoba bw'ubusa kuko ibintu biroroshye ni ubuzima nta kindi nta ntambara ugiye kurwana nta masasu ariyo ni ubuzima busanzwe ubwo rero numva ko kuba umuntu yatinya yabifata
nabifata nk'ubugwari kuri icyo kintu nizo ntege nyine zihari kandi ni ikintu cyoroshye pe aba afite ukundi kuntu afotora urugo cyangwa yari wenda nk'urugero umuntu ashatse akahita aba divorce kavuga sindajya hehe ibi bintu ntabwo nzabishobora ugasanga nyine agize ubwoba bwo kwinjira muri icyo kintu ariko ubundi mu by'ukuri nta kintu giteye ubwoba gihari ntabwo nigeze mu gihe wowe muri wowe wumva ko uri ready yo kuba wabana n'undi muntu mu kubaka umuryango kandi mu gihe wumva ko wafashe icyemezo kubaka urugo no gufata icyemezo muri wowe ugafata icyemezo ukavuga ngo ngiye kubaka ni icyo cyonyine nk'uko umuntu afata icyemezo akagura ikibanza agakora biriya byose kugeza inzu igihe yubakiye agasakara agafunga ibintu byose akabasha kuyibamo niko n'urugo rumeze nta kintu cyo ni ugutinyura ubusa pe none urabona ari ikibazo mfite meze neza kandi agaribyo n'ibyo kuvuga ngo ni bya bintu byo kuvuga ngo abantu nyine barasa nk'abiyorobeka kuko hari igihe ushobora kuvuga bya by'abanyarwanda ngo umeze neza ariko utameze neza rero nta kibazo nta kintu cyo gutinya gihari niko mbitekereza kandi ni nako biri ese ni gute umuco nyarwanda wafasha abantu kugira urugo rwiza ni gute umuco nyarwanda wafasha abantu kubaka urugo rwiza ukuntu umuco nyarwanda wafasha umuntu kubaka urugo rwiza ko abantu bari mu rugo abantu bubatse barabizi cyangwa se turabizi nk'abanyarwandakazi kubaka urugo bisaba kuba ufite umuco nyine kuba wararezwe ufite ikinyabupfura ufite ukuntu uvuga ufite ukuntu witwara ufite ukuntu uvugisha umutware ufite ukuntu uvugisha abantu bakugana rero iyo ufite umuco noneho ukaba nyine ukongeraho n'umuco nyarwanda uba ufite umuco ariko ufite n'umuco nyarwanda biroroha cyane abanyarwanda dufite indangagaciro zacu dufite za kirazira dufite ibintu tugenderaho noneho iyo uri n'umubyeyi ubuzi uko ugomba kwitwara ubuzi ijambo ugomba kubwira umwana wawe muri make iyo kubijyanisha n'umuco nyarwanda biragufasha cyane kuko udafite umuco kubaka biragoye tubivuze nk'ibisanzwe muri rusange udafite disipurine kubana n'umuntu udafite disipurine usibye n'urugo no mu buzima busanzwe ni ikintu kigoye ubwo rero rwose umuco nyarwanda kuwuhuza n'urugo biroroshye cyane kuko udafite umuco kubaka biragoye kuko cyane cyane abagabo bakunda icyubahiro kandi kubaha nabyo biri mu ndangagaciro zacu nk'abanyarwandakazi yego cyangwa abanyarwanda ese urukundo nyakuri rugaragarira ku ki mu rugo biragoye hari urukundo ruragaragara iyo umuntu agukunda bigaragara mu magambo mu bikorwa kuba muri kumwe kuko mu rugo uhura n'ibintu byinshi nk'urugero njyewe ntabwo nashatse ngana gutya birashoboka rero ko wabana n'umuntu ungana nk'uko kwawe wakiyongera wa big nkanjye bikaba ibibazo byinshi cyane kuvuga ati warahindutse warabyibushye si ukuntu wakuzanye ibintu byinshi ko iyo umuntu ageze mu rugo nyine habaho impinduka nyinshi rero nk'ibyo nabyo bishobora kuba byagusuzumira umuntu ko agukunda cyangwa atagukunda urukundo ntekereza ko urukundo ukunda umuntu mubana nta kintu ruba rugomba gushingiraho ubona n'umuntu afite ukuguru ejo bundi kugacika ubona n'umuntu ari inzobe ejo akaba yashya akaba igikara akaba yahura n'ibindi bibazo bijyanye n'uruhu cyangwa n'ubuzima ubona n'umuntu ari umuntu muzima agenda ariko akaza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye rero urukundo nyakuri kurumenya biragoye cyane ko urukundo ruri mu mutima wacu rero kureba mu mutima nicyo kintu Imana yaduhishe biragoye ariko umuntu ukukunda ntabwo wamuyoberwa n'ubwo usibye no kuvuga we ntabwo mu rugo cyangwa na hehe no mu buzima busanzwe umuntu ugukunda ntabwo wamuyoberwa rero urukundo rwose nyakuri kurumenya ni igihe byose nyine kuba muri kumwe n'umuntu mwizerana mumaranye iyo minsi nta kibazo ntazibana tutakumenya amahembe niko bavuga kandi ni nako kuri ariko cyambere no kwizana ariko urumva kugira ngo bibe too much nuko ibintu bibaye kenshi byirepeta kenshi rero ikintu cya mbere cyo ugomba kumenya ko ni amareke ibaho ku isi yego umuntu murakundana rwose kandi urukundo ni ibyiza n'ibibi ntabwo urukundo ari ibintu byiza gusa ibyo byose muba mugomba kubinyuranamo ahubwo mwabinyuranyemo gute mubihandaringa gute ariko ubundi urukundo nyakuri urabibona unabyiyumvamo umutima ni amahoro yo kuvuga uyu muntu aragukunda cyangwa se ntakigukunda urabimenya urakoze cyane ese ni iki kintu ni ikihe gituma urugo rukomera kandi rukaramba hagati y'abashakanye
ikintu gituma urugo rukomera cya mbere njye ntekereza ku giti cyanjye ko ni ibintu byinshi ikindi kandi buri wese afite ukuntu yubaka urugo rwe nk'uko nyine niyo umuntu ari kubaka amazu ntabwo umuntu yubaka nk'undi amarangi ashobora guhura dizayini ikaba imwe ariko ntabwo sitarateji aba ari imwe hari ukuntu nyine buri muntu aba yagiye akora utuntu twe rero n'urugo ni uko rumera urugo kugira ngo rukomere ku giti cyanjye njye numva icya mbere ni ukwakira uwo mubana ukamwakira uko ari nushaka kumera nk'aho nyine urabona narabyaye sinshaka kumufata nk'aho ari wa mwana nabyaye ngombe nk'uyu murongo ngombe bigenze gutya rero ukwakira umuntu mubana biroroha cyane ko binakurinda gupanika ko ari igihe ubana nk'umuntu ugasanga nyine afite ibindi bintu akunda wowe udakunda bikagusaba wowe ko ugomba kubaha icyo kintu nta kindi ukacyakira ukavuga uyu muntu akunda kunywa amazi akunda amazi none kubera iki nshaka ko akunda koka kandi akunda amazi ibyo nyine ukabyakira ukakira uwo muntu uko ari ikindi ukamukundira uko ari ukamwizera ikindi ukamusengera ukamwumva urukundo ukamukunda ukamubabarira kubera ko ikintu tugomba kumva cyo ntabwo turi abamarayika nta muntu ni perfect wabona nta n'umuntu utakosa wabona ariko nyine umuntu agerageza kwigengesera rero muri make ni ukwakirana cyane ko muba mwarahuye mukuze bisaba ko nyine buri muntu ni ukoroherana mukabaransinga wabona ari ikintu kibangamiye mugenzi wawe cyane ukakikosora ariko ubundi ni ibyo ngibyo nubwo narashaka ariko ndumva ko mu rugo uba ugomba kwizerana ukizerana n'umugabo wawe cyane ko hari abantu nyine uko biri kose ntabwo hari abantu benshi baba batishimiye ko muri rugo nyine mubatse icya mbere ni ukwizera uramwizera ukamwubaha ukamukunda ukamukundira abantu ukamwubahira be ni ukuri ni nk'ibyo ngibyo rero abadukurikiye murabyumva ko mu rugo muba mugomba kwizerana cyane ko icyizere abantu benshi bikunda kubananira ugasanga wenda hari nk'umuntu nk'urugero ababana n'undi ugasanga hari abandi bantu bari ku ruhande bajya bamubwira utuntu rero ugasanga kubera ko umuntu bari kumwe n'ubundi amwizera afite icyizere cyane ikamenya ntabwo wakizera umuntu gutyo gusa aba afite ikintu yakubatsemo icyo cyizere rero ugasanga kinesheje bya bindi ibyo hirya no hanze ugasanga nyine ubuzima burakomeje ariko ubundi icyizere cyo kirabanza ko ntabwo urukundo ruhagije mu kubaka urugo nyine abantu batarashaka bumva nkunda umuntu genda mukunda cyane byo gupfa cyane ibyo birabaye tugiye kubana ntabwo ibyo biba bihagije ntabwo urukundo rwakubaka ni ukuri ushobora kuba wabana n'umuntu utamukunda nyuma ukaba wamukunda mukabana neza kandi mukamarana imyaka myinshi kuko turebeye n'abantu bagiye bashaka mbere ntabwo umuntu yabaga azi umuntu bagiye kubana none se abo bantu bageze ngo baratandukanaga nk'uko wenda tugura n'izo kesi nyinshi nyine ntabwo urukundo ruhagije mu rugo bisaba ko hari rurimo ariko hari n'ibindi bintu bigomba kuba bishamikiyeho ntabwo urukundo rwonyine ruhagije ngo wubake niyo mpamvu ugomba gukunda umuntu ariko ukagira n'ibindi bintu urebaho bitewe n'uko ubitekereza n'icyo ushaka kugenderaho ariko ntabwo urukundo ruba ruhagije urukundo n'ubwiza ntabwo bihagije mu rugo kandi iki kintu abantu barashyitiranya cyane ariko ntabwo bihagije yego ntabwo bihagije ku bantu bari mu rugo barabizi ntabwo bihagije kuko ukunda umuntu ashobora kuba yakora ibintu bigatuma umwanga no gukomeza kumukunda amarangamutima wari umufitiye akagabanuka bitewe n'ibikorwa ari kugukorera rero ni nk'uko kose nyine ushobora no kubana n'umuntu mudakundanye cyane ariko bitewe n'ukuntu yakwitwayeho neza keya yaguhaye ukuntu ari kugukeyaringa ukuntu ari kukuvugisha bigatuma byonyine umukunda cyane kandi urwo rukundo rukorerwa hamwe ariko ushobora kubana n'umuntu nta disipurine atakubaha atakubahisha ushobora urukundo rukagenda pe cyane ese ni gute wakemura amakimbirane mu rugo udakoresheje umujinya uba ufitanye ikibazo n'umugabo wawe usanga niba ufitanye ikibazo ari kumutontomera kandi uri umugore ugomba kumwubaha ubigenza gute wakemura nyine ayo makimbirane gute udakoresheje umujinya
ikintu gihari nabyo buri bantu bose nyine abantu babana ntabwo bakemura amakimbirane kimwe buri muntu buri couple bifite ukuntu ari buhandaringa ikibazo yahuye nacyo ntabwo ari buri muntu hari abantu babanza bicara bakabiganiraho hari abaceceka bigashira hari abakoresha chat hari umuntu hari abantu bateye mu buryo butandukanye hari umuntu ushobora guceceka akumva nyine kuba yabikuvugisha akabikubaza urugero ibintu byinshi akagenda agaceceka akabitekerezaho akasa nk'ubiganiriza agafata n'umwanya kuko babarira bikarangira hari n'undi uceceka akabiceceka narinzika hari n'uwanzura no kuvuga ngo reka tubiganireho birangiye hari n'uwanga kuganiriza undi akirakaye akavuga reka banza tuze tubiganireho bize kurangira hari n'umuntu uraka gatava mu rugo akagenda akagaruka uko bwa burakari bwashize rero ku bijyanye n'amakimbirane byo cyane ntabwo bibara nk'amakimbirane wabibara nko kutagira ibintu umuntu yumvikanaho n'undi rero iyo mwagize ibintu mutumvikanaho n'ubundi bisaba ko nyine biterwa na couple cyangwa uko uzi umupatina wawe ukuntu ameze kugira ngo mubashe kuba mwahandaringa icyo kibazo gusa ntekereza ko biroroha cyane ko ubu muzi nawe akuzi niyo byatinda hari ababimarana uwo munsi hari n'abatabirarana hari n'ababirarana hari n'abafata icyumweru bitewe n'ukuntu ikibazo kingana ariko ubundi bikemuka mu buryo bworoshye bisaba nyine wowe n'uwo mubana kuba umuzi ndamutwara ne arantwara gute rero kubihandaringa biroroha cyane. Ese ubona umuco nyarwanda dusubire inyuma gato ngo baze ku bijyanye n'umuco ubona umuco nyarwanda wo hambere n'umuco w'ubungubu mu Rwanda cyangwa se uko byari bimeze imbere bitewe n'igihe wavukiye n'icyo ugeze ubona umuco nyarwanda warahindutse bimeze bite ese urubyiruko ubona rwubahiriza umuco nyarwanda? umuco ntabwo wigeze uhinduka ikintu cyahindutse muri sosiyete ni iterambere ryaje uko twari turi imbere siko turi ubu aho twabaga mbere ntabwo ariho dutuye ibintu byagiye bihinduka ntiwavuga ko umuco wacitse urahari kandi abanyarwandakazi barubahiriza abanyarwanda bafite umuco rero ahubwo ikintu cyahindutse n'iterambere habayeho ikintu cyo gutera imbere ahubwo umuntu yabireba ko haje iterambere akagera umuntu agahita avuga ngo uriya muntu yataye umuco ntabwo uriya muntu yubahiriza iby'umuco asebya u Rwanda akabivuga gutyo ariko ubundi umuco urahari hari abantu bafite umuco hari abantu ni ukuri umuco uriho icyahindutse n'iterambere ryonyine. Uravuze ngo ni iterambere ryahindutse ubona urubyiruko ari iki nyine ni iki wabwira urubyiruko muri rusange yaba abakobwa yaba abasore ni iki wagenera urubyiruko? Ikintu cya mbere njye nababwira ni ukwiyubaha ukagira indangagaciro zawe n'ibyo n'amahame yawe ugomba kugenderaho nta kindi wowe ubwawe wiyubashye ukihesha agaciro iyo wiyubashye ntekereza ko no kubahisha abandi biroroha no kubahisha ababyeyi bawe inshuti zawe abavandimwe ndetse n'igihugu uvukamo biroroha rero icya mbere ni ukwiyubaha ukamenya indangagaciro zawe ukamenya nyine kirazira ukamenya aho ugomba kugarukira yego nicyo kintu navuga pe. Murakoze cyane wabaye umutumirwa ariko se urumva naje mu bibazo wakoze cyane urumva nta kintu wambaza nk'umukobwa uri imbere yawe ukaba wubatse nkaba ndi imbere yawe ndi umwana w'umukobwa urumva nta kibazo ufite cyo kumbaza ikibazo kimwe bibiri bitatu mukubaza nk'ibibazo bagushimira yego ubundi ukanshimira njyewe ikintu nifuza kukubaza nyine nifuza kukubaza ni igitekerezo cyo kugira cana yawe warangiza ukayita iryo zina cyavuye jye natunguwe ubundi usanga abantu bafite cano bacisha amafilme bakabigira uko bayita cyangwa bagashyiraho amazina yabo ariko mu mazina bambwiye nta zina ryawe ririmo nubwo harimo iry'akazi ntabwo harimo n'iry'akazi n'ibyo ukora kandi ubundi akenshi twe tukuzi nyine ku kazi ukora iki gitekerezo cyavuye he iryo zina ryavuye he? urumva nkunda ibintu bijyanye n'umuco yego nkunda ibintu bijyanye n'umuco
gakondo nyine kuririmba indirimbo za gakondo buriya najyaga nsora abageni yego nari umufotogarafe buriya najyaga nsora abageni yego ariko wabikomeza n'ubu ngubu iyo mbonye ibiraka nagiye nanjyayo rwose bitahuriranye n'umunsi w'akazi numva ko kandi gakondo indirimbo za gakondo urumva harimo umuco nyine ndabikunda cyane ndumva umuco nyarwanda wo hambere byerekeranye nabyo urangije ishyira bigira cyane yita umuco TV official numvaga nyine nshaka nanjye umukobwa nyine mutoya urubyiruko umunyarwandakazi numvaga nshaka kugira akantu kihariye kanjye yego usanga abandi nyine wenda ngo nanjye nari kwitwa ngo Ndengo TV show cyane abantu benshi kwisanga ngo niyise umuco TV official yego nibaze ntabwo ngiye iryo zina ryanangaje ntabwo natekerezaga ko ubwo nyine numvaga ntabwo ariko nabitekerezaga bakura ariko nyine nibyo buri muntu aba agomba kugira amahitamo ye bitewe n'ikintu ukunda kuko nkanjye ntabwo navuga ngo nari kujya gushinga cano ujye gushyiraho irindi zina rirenze iryanjye aya pe hanyuma ubwo ibiganiro bicaho hano ni bigiye bitandukanye numva mbere numvaga nzajya nshyira ibintu byerekeranye n'umuco ariko nsanga ngiye nshyiramo n'ibindi bintu ntacyo byabitwaye yego pfa kuba byiyubashye cyane ko nyine binubahisha Imana cyane ko abantu nyine baba bakeneye ibitekerezo bigiye bitandukanye yego ubwo ikindi kibazo nakubaza umuntu muzabana uba wifuza ko ari umuntu mwiza gute iki kibazo rero gikunda kungora kiba kigoye ariko nyine kirashoboka gusubizwa umuntu tuzabana aho ari ntabwo muzi Imana niyo imuzi ngewe ikintu cya mbere mba numva umuntu tuzabana azaba yubaha Imana akunda gusenga anyubaha anankunda kandi ankunda n'umuryango singiye kuvuga ngo azabe ngo afite iki ariko nzi neza ko ahantu hari urukundo ahantu hari urukundo hari kubahana nkeka ko nta kirabura mushyira hamwe mukabigeraho Imana imuguhe kandi utari umunebwe ugomba kubona umuntu uzi gushaka amafaranga kuko urayashaka pe urayashaka hasi hejuru ikibazo cya gatatu ni iki kintu ababyeyi bawe bagukoreye mu buzima bwawe utazibagirwa ikintu ababyeyi banjye bankoreye rero tuzahita tujya mu bintu birebire ariko nciye muri makeya nyine ni ukuntu bankunda banyitaho ariko ikintu bankoreye cyane narabavunnye burya mu kwiga kwanjye narabavunnye pe mfite ubuhamya burebure narabavunnye kuko nigeze kurwara umwaka wose urabyumva nimba papa wanjye narafatwaga agahita nk'ubita umugongo bakanyikanza mu modoka abandi bitwa muganga ntabwo nari ndi muto maze gukora tandatu primaire nahise mfatwa ndwara umwaka wose mu gihe abo twiganye bagiye mu wa mbere nagiye gutangira bageze mu wa kabiri nibwo natangiye wa mbere segonderi urumva umwaka nawe umaze nyine ndwaye meze nabi cyane ababyeyi bambaye hafi cyane ku buryo nyine mpora mbibashimira mpora mbasaba Imana nyine ngo ibandinde kuko ni abantu bitanze cyane mu kwiga kwanjye ni ukuri Imana ibaha umugisha nanjye mbasabira umugisha ndabizi kurwaza umwana biragora kuba uri kumwe n'umuntu akarwara umwaka wose umwana wawe nawe ubwe aba ariho atariho mu by'ukuri ubwo burwayi buba mubufatanyije cyane cyane aba yumva umusonga mwinshi Imana ijye ibamera umugisha inabandindire kuko kabisa yego ibibazo nanemerewe birashize wakoze cyane Imana iguhe umugisha wakoze kuza wakoze kunyitaba kandi rwose uragahoruza ikaze ku Muco TV official abantu bo ku Muco TV rero ufite channel yitwa Flavia TV show ni amazina yanjye bizaho ibiganiro bigiye bitandukanye haba ibiganiro byo guteka kuganira n'ababyeyi kuganira n'abasore kuganira n'abakobwa umva ingeri zose ubumenyi bwose mfite kandi niyemeje kububaha kandi ni bwiza
bagende bakore subscribe kuri Flavia TV show, bagende mukore subscribe, like, share, murebe ibiganiro, mfite ibiganiro byinshi kandi byiza byabafasha, byabubaka, ni ukuri kandi muzavume dushyigikire ni ukuri. kudushyigikira bwo bari budushyigikire cyane ko n'ubundi ibyo tuvuga nabyo ni byiza kandi bigira icyo bibafasha. Ndaza kuyipininga uburyo baza gukora subscribe. Murakoze cyane, wakoze kuza, abadukurikiye, abaza kudukurikira, Imana ibahe umugisha, tuzakomeza kubagezaho ibyiza byinshi. Turabasuhuje cyane abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, turabahobeye cyane. Wakoze, murakoze cyane.